Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twari twasize Lucas ari kumwe na Layla ndetse na mama we. Abangaba bari bamaze kwereka Lucas imva y'umugore we Jenta. Lucas ntabwo yari arimo abyakira, yewe nta nubwo yari arimo abyumva. Twari twasize Lucas asa n'uwirutse arimo asatira umuhanda ngo byibura abone ko hari imodoka yamugonga. Imbere ye haturuka imodoka ifite umuvuduko mwinshi, ikimugeraho ifunga amaferi. Lucas we yifata mu maso agategereza ko bamugonga, ariko agaheba. Uwari uri mu modoka asohokamo arimo avirirana mu mazuru. Layla na mama we nabo baba bageze aho ngaho, byose baba bari kubireba. Bahera ko begera uvuye mu modoka bakamubwira ati hangane, uri kuvirirana cyane, bigenze bite? Undi ahera ko akababwira ati kubera ko mfashe feri n'ubwoba bwinshi ndetse n'igihunga, nabonaga ngiye kugonga umuntu, mereye ko nkubita umutwe kuri vola, niyo mpamvu mubona ndi kuvirirana. Layla areba hirya no hino, agahera kakiruka kajya mu ngo z'abaturanyi gushaka y'amazi baba batuye aho ngaho kuri uwo muhanda. Azana amazi bakita kuri uwo muntu. Lucas byose arabyitegereza, umutima akavuga ati ariko se nashakaga urupfu ndarubuze, none neje n'umukobwa w'abandi ibibazo, ibi ni iki koko mana? Yegera uwo mukobwa akamuvugisha akavuga ati umbabarire, ni njyewe uguteje ibibazo byose. Darabwira ati it's okay. Lucas ati nitwa Lucas, wowe witwa nde? Ndati njye nitwa Nimrat. Lucas ati okay, byiza guhura nawe Nimrat. Undahera kakitegereza Lucas ariko akabona ntabwo atuje. Kavuga ati ko mbona ugaragara nkaho utameze neza, byonyine n'uburyo wari uri kugenda mu muhanda biragaragara nkaho udatuje. Lucas atoya, ibyo wibyitaho kano kanya icyo ndi kurebaho ni wowe, ahubwo are you okay? Are you fine? Nangwa tujye kwa muganga? Undi atoya, I'm okay, ni ukuva imyuna just ndatekereza mu kanya kari imbere ndaza kumera neza. Yego umutwe ntago bimeze neza, umutwe uri kumbabaza, ariko ntekereza nyine wenda ari igihunga n'ubwoba naringize bw'ibintu naringiye gukora. Lucas nta kindi kintu akora, ahera akabwira Nimrat, akamubwira ati se wanyemerera nkatwara imodoka nkakwereka ahantu tujyana? Undi ati nta kibazo. Lucas ati ariko nizere ko ntakwicaye gahunda. Nimrat atoya, nari ndimo ntaha, nari mvuye mu kazi numva naniwe, nari ngiye kuruhuka. Lucas yinjira mu modoka ariko akibuka yuko asize Nimrat hanze, agasohoka agafungura umuryango. Mufungurira umuryango Nimrat akinjira, ahera akabwira mama we na Layla, akabwira ati nimutahe, ngiye ndi bwizane, ndi umuntu mukuru.
nzi kurobanura icyatsi n'ururo, rero ndabinginze nimugende mu rugo kandi nimwongere kungirira igihunga n'ubwoba. Icyaba icyo ari cyo cyose naba niteguye, kabone niyo nakipfira kano kanya byaba ari ihirwe kandi byaba ari umugisha kuri njye. So nimugende mu rugo njyewe mube mundetse. Byose rero nimurata bari kubyumva, umutima akibaza iki kijya mbere ariko akituriza. Raila ahera kagafata mama w'akaboko akamubwira ngo tugende. Lucas nawe yinjira mu modoka akajyana na Nimurati. Raila rero atangira kuganira na mama we avuga ati mama, ibi byose ni amakosa yawe. Mama, ibi byose ni ukubera ukwikunda kwawe. Mama, ibi bintu na mbere hose narabikubwiye. Narakubwiye ngo Lucas akunda Jenta. Ndakubwira nti ntago ashobora kuba hatabona umugore we. Ndakubwira nti mbere hari byarashobokaga wananiwe kubatandukanya ataragira gutya ngo byibura Imana imuhe umugisha wo kubyara. Nyuma y'uko rero Lucas yaramaze kumenya ko umugore wabyara, byari bigoye ko ushobora kubatandukanya. Mama, ni kenshi nakugiriye inama ngira ngo urekeraho, ngira ngo byibura ubireke, ariko urangurananira. Mama, ndahamanya n'umutima wanjye ntashidikanya ko uretse abana ba Jenta na Lucas na Gad ari we wamwishe. Ahubwo mama, mbwiza ukuri. Mama Lucas ahera akabwira Raila, kabwa ati ubundi ni nkubwiza ukuri urankora iki? Raila ati none se nagukora iki? Nturi ntacyo nagutwara. Ni ukubyumva nyine gusa bikambabaza, nkumva ko mfite umubyeyi gito. Ndatireka nkubwire mwana wanjye, ndagukunda sinahangana nawe. Nibyo ubukora byose mba mbona ubikoreshwa n'ubwana. Raila tubwana? Jewe se ndi umwana? Jewe ndabyiruye. Ujye ubibona ariko ko mpetse? Ubibona ko mfite umwana mukuru? Nanjye Imana yamaye umugisha wo kubyara. Ntago nyiri umwana. Ndatireka nkubwire, nushaka uzamera imvi zawe zihere ko ziba n'uruyenzi, uzabe n'umukecuru rukukuru ugendera ku kabando, uzakomeza uba umwana kuri njye. Uru ruhinja kuri njye narakubyaye. Iteka umwana hava akagera, imyaka yaba afite yose ahora ari umwana ku mubyeyi, uhora uri muto. Rero niyo mpamvu mba mbona ibintu byose bikoreshwa n'ubwana. Ndate mama, burya nuko se ubifata? Okay, ngaho rero come on, mbwira Gad se wamwiciye? Ati mwana wanjye mbabara winyibutse imfura yanjye. Ati buriya nabuze amahoro kuva Gad yapfa, nahereye ko ndahira mvuga ati nta muntu uzigera umbanaho. Niba n'umwana wanjye yarageze aho abipfiramo, mwemera nkihangana, tekereza ko ngo bari bwo nabireka? Ntabwo byakunda, ntibishoboka. Ese hari ikintu utazi kandi utari no gusobanukirwa? Jewe nateguye ifunguro nditeguriye Jenta. Gad aza nk'iyagatera ntaza aho ahubutse, aza arya ibiryo nateguriye Jenta. Nuko nyine yisanze yapfuye. None nari bubikoreho iki? Raila ati nari mbizi. I knew it. Yari wowe. Kuko nta kuntu wabwira ngo umusaza wanjye yapfuye amarabira kuriya. Nta muntu ubiri inyuma. Cyaze mama, urakabije pe? Mama, this is too much. Like nkuko mpora mbikubaza ngo, who are you? I think I don't know you. Urinde ubundi? Ndatekereza ntakuzi.
uri mama wanjye wandeze nkiri muto, mama wanjye nzi wadukundaga akatwitaho. Ase mama ko Lucas ari bucura mu bahungu, ko nzi ko njyewe navutse by accident, wari we nyine wari umaze kwizera yuko ari we bucura, wajya gunabimbwira mbwira uti we waje nyine udateganyijwe. Nyiri na muto cyane rwose wandutishaga Lucas. Ako nkibaza urukundo ukunda Lucas n'urwo kumuteza ibibazo nk'ibi, ugize kumwambura abana be babiri, none n'umugore we. Nge erega mama ubu ngubu ku mutwe wawe ndagushinja abantu bane, ndagushinja Abi, Bright, Gadi ndetse na Jinta. Mama uri umwicanyi pe. Aho bigeze ndimo ndibaza niba mu mutwe wawe ujya wicara ukitekerezaho, ukareba ubugome ugira, urwango uhorana mu mutima wawe utamenya ukuntu ruteye, utamenya naho rwerekeza. Mama urakabije pe, urakabije. Hari byinshi maze kurambirwa kuri wowe pe. Byibura jya ugira impuhwe unazigirira abawe. Ndatari ko se icyo nashakaga cyararangiye. Uwambuzaga amahoro n'amahwemo no kudasinzira yari Jinta, none yaragiye. Nerwaga garamye mu mitungo y'umwana wanjye. Yahirata ariko se mitungo y'umwana wawe Lucas yabanye na Jinta adafite biriya bintu byose. Yego yari afite duke yatangiriyeho, ariko jya umenya ko biriya byose yabikoranye n'umugore we Jinta. Wijya aho ngaho ngo wemeze ko ibintu byose nyine Jinta yaje asanga nyine bihari. Ari amazu meza bafite, abayo babamo, abayo bakodesha, abayo muri company, imodoka nziza zose za company zo bagendamo n'iz'abakozi babo bagendamo babaguriye. Biriya byose n'imbaraga za Jinta n'umugabo we Lucas. So rero sinumva impamvu uvuga ngo arya imitsi y'umwana wawe. Barafatanyije barakora mama, urabyibuka? Ndati byose mbyitaye, nta nibyo nkeneye kumenya. Harayira ati mama impamvu udakeneye kubyumva no kubimenya nuko wamunzwe n'urwango. Erega mama ndakumva, menya hari ufite agahinda gakabije, ushaka kuba ufite ikintu kiri muri wowe kigukoresha. Mama burya urananiwe bigezaho, umutima wawe uremerewe bigezaho. Ndakumva, ukeneye umuntu kuba hafi, ukeneye umuntu byibura ukumva, ukeneye umuntu byibura uba uri mu ruhande rwawe, ariko nanone utagushyigikira mu mafuti. Rero ndahari ku bwawe, niteguye ko kumva no kugutega amatwi. Ariko mama ndagusezeranya, nuramuka udahindutse, I will never forgive you. Kandi ikindi uzahere kunyibagirwa nk'umwana wawe. Mama nzagutamaza, nzagushyira hanze. Nguhaye last warning, wisuzume, igira ibyo ureka kandi igendere. Lucas adusabye gutaha, tugende nyine aradusanga mu rugo. Uriya ntago ari uruhinja, nta nubwo ari n'umwana w'imyaka 5 cyangwa ngahe duhangayikira. Ngiye ubuzima bwe mbahariye yera. Imana nibona ikwiye kumurinda imurinde. N'ubundi menyereye guhora numva inkuru mbi. Ariko mama kuri Lucas aramutse agize icyaba, ndakurahira imbere y'Imana yaremye ijuru n'isi, ikarema n'abantu ikabashyira kuri iyi si, mama twajya kuzika Lucas ari we wabanjeyo. Nakubeshye, mbere yuko tumuzika mama nakwiyicira. Musaza wanjye
urwane no kugira ngo byibura agahinda afite gashira, urwane no kugira ngo byibura yiyaciye yakira ibyamubayeho. Mu gihe atariyakira, mama, ubuzima bwawe n'ubwanjye ninjye mbufite mu kiganza. Ndagukunda urabizi, ariko iyo bigeze kuri musaza wanjye biba ibindi. Ubu ngubu nzi agaciro k'umuryango. Mama, kuva nashaka namenye icyiza ndetse n'ikibi. Ntago nzongera kugendera mu nama zawe ukundi. Sinari nzi uko zubakwa, sinari nzi A na B, narabibonaga gutyo gusa. Nari nzi ko bivugwa, ariko sinari nzi ubusobanuro bwabyo. Ubu nagusobanurira A na B bitandukanye nuko ubizi nangwa se nuko ubyumva. Tuve kuri abo ngabo twigarukire kuri Nimrat ndetse na Lucas. Baragenda bakagera ahantu kure. Nimrat yitegereza Lucas akavuga ati harya wambwiye ko witwa Lucas? Undi ati yego. None se bwana Lucas, where are we going? Tugiye he? Undi ati mbabarira, untware ngeze aho nshaka kugera. Wenda essence nta kibazo ndanakunywera full tank, ariko please help me. Nimrat yitegereza Lucas akavuga ati no way, ntago ndi kubyumva. Uri kujya he? Reba ahantu duturutse urebe naho tugeze. Lucas ati ndumva ntatuje, ndumva nshaka kujya ahantu kure, ndumva nshaka kujya iyo ngiyo aho abantu batanzi, iyo kure cyane nkaba ariho njya kuba. Ndumva naranze isi n'abantu ndetse n'ibiyituye. Isi yanyikaragiyeho, isi n'abantu byaranyanze, yewe byarantaye. N'uwo nari mfite wamporaga iruhande, wa wundi numvaga ko aza nkunda ubuzima bwe bwose, akanyitaho akamabura kimwe, nawe yaransize. Nta kintu n'iki na kimwe nsigaranye Nimrat. Ndumva no kubaho ntacyo bimariye, nanjye ndumva nakigendera. Nimrat yitegereza Lucas akamubwira ati ndakumva. Yakindi kintu akora, aramubwira ati Lucas, wanyemerera se basi akaba ari njye utwara, ko mbona udatuje ukaza ukicara mu mwanya wanjye? Undi ati nta kibazo. Nimrat ahera ko asohoka akajya kwicara kuri vola, ahera akakata imodoka akanyura izindi nzira. Lucas akajya amubaza ati none se ko mbona dusa naho turi kugaruka inyuma tugiye? Nimrat ati wanyizera byibura bya none? Lucas ati yego reka nkwizere. Nimrat noneho ati nyizera njyewe nzi aho nkujyanye, uko nanjye nakwizeye ukantwara aho uzi, reka nanjye nkujyana aho nshaka kujyana. Nimrat yakserera imodoka. Lucas kubera agahinda n'akababaro no kudatuza bafite, udutotsi turamutwara, gahera kasinzira. Nimrat atwara imodoka ari nakari kwibaza ibibazo byinshi. Yitegereza Lucas, umutima akavuga ati ariko se mana, abantu benshi dufite amasura yishimye n'amafoto yishimye, ariko mu by'ukuri imbere agahinda ndako kutumara. Twuzuye agahinda gakabije. Inimba yose navuga dore abari yose. Uwareba uyu musore burya ari mwiza, ntago yatekereza akababaro afite. Mana, ubundi kubera iki musore mwiza nk'uyu? Ni mwiza pe, ndumva nanamukunze.
ariko ntago ndi kubasha gusobanukirwa impamvu afite akababaro nk'aka ngaka. Ibaze ko no mu maso ye mureba nkamubonamo agahinda. Mana ngize amatsiko yo kumenya ikintu cyaba cyaramubabaje n'ikintu cyamubayeho. Nimurati rero nta kindi kintu akora, agenda mu mutima yibaza kuri Lucas, yibaza ku bintu byaba byaramubayeho, yibaza ku kintu cyaba cyaramubayeho kitari cyiza gituma yitwara uko yitwara. Atwara imodoka yerekeza iwe mu rugo, agera iwe mu rugo akavuza amahoni, bafungura igipangu, akinjira, agaparika. Tuve aho ngaho twigire mu rundi rugo. Ubwo rero ruba ruri aho ngaho rutuje, ubona nta kavuyo karimo. Umubyeyi uba uri muri urwo rugo rero ahamagara uwitwa Kimi. Kimi aritaba, akaza amusanga, yitaba ati karame mama. Undi ati se urumva umeze ute mwana wanjye? Undi ati meze neza, nta kibazo. Undi ati cyane nta kibazo mfite mama. Komeza kuganira nawe, akavuga ati nose mama ko mbona uri gutunganya ibintu, ntekereza mu gitondo twafashe breakfast, ibintu byose biri ku murongo, none ndabona wagira ngo hari ibindi bintu uri gutegura. Ko tudashonje numva duhazera. Kuri gutegurira abandi ibiryo. Ndati Kimi mwana wanjye muba mugomba kurya. Iteka muba mugomba kuba mwariye mwanyoye. Erega kurya bike no kubikena mwana wa. Kimi araseka, kamubwira ati ariko nibyo da. Ahera ko yinjira mu nzu. Undi ati none se Kimi uragiye? Undi ati yego mama, ngiye mu nzu kuko ndabona uri bize mu kuntu kandi ntabwo nshaka kukurangaza, ahubwo nyine nuko wari umamagaye. Undi ati rega mba nguhangayikiye, nyuma y'uko urokotse urupfu, nyuma y'uko unyuze mu buribwe, mwana wa narinzi ko utazabaho, narinzi rwose ko ubuzima bwawe burangiye. Rero iyo ndi kukubona imbere yanjye ndushaho kumva nshimye Imana, mba numva buri kanya nakubaza ngo urumva umeze ute. Erega wari wazahaye mukobwa wanjye. Kimi araseka, kavuga atako mama uhora n'igihunga, uhora umfitiye igihunga kubera iki? Nkamumva yo gukomeza kungirira igihunga, uba wahangayitse. Basaza banjye nabo nuko noneho hakubereyeho umwe we. Buri kanya ibaze ko niyo ndi mu cyumba ndatinze kubyuka, haraza nyine mu cyumba akavuga Kimi are you okay? Rimwe na rimwe mba nifite n'ibitotsi nsinziriye, ariko muba mufite ubwoba. Mama muramangayikira kwere. Ndaterega nuko tugukunda Kimi. Kimi ati nanjye ndabakunda mama, n'umugisha kuba mbafite, n'ukuri nagiye wihirwe. Undi ati ngaho genda rero garuka mu nzu usanga abasaza bawe, mube muganira nanjye kambe mbatunganyiriza. Ati gusa ninjya nguhamagara jya uhera kuza, mba numva nshaka kukureba, byibura ngo nanarebe ko umeze neza, ndebe nuko umwenyura, numve ntuje. Rega mwana wa, no kukureba byonyine mba numva bitumye numva nezerewe. Kimi araseka, kavuga ati mama ndagukunda. Ati kandi rwose kuba unkunda nibyo bituma nanjye mporana imbaraga zo kugukunda. Kimi yinjira mu nzu,
asanga uwitwa Robin yicaye. Robin ati Kimi ngwino wicare iruhande rwanjye. Kimi araza akicara iruhande rwe. Akavuga ati ndabona uri muri mashini, ibi ni ibiki urimo? Ndati wa muntu wendi gukorera akazi online, subizi ko ngiye ntajya ngira na off. Kimi atari ko Robinson, ngiye mba nzi kuri hano turi bwirirwanye iyo ufite off, ako mbangamirwa nuko buri kanya uba uri kuri mashini. Basi ibyo ufunga bwari mumpereza n'agahe gatoya. Ndati ariko buri urabizi kazi dukora kadusaba gukora nyine turi stable, twiteguye, kuko nkuko ubizi mpora nakira telefone, nakira ibibazo by'abantu. So rero niyo mpamvu mashini rero sinshobora gukora ikosa ryo kuyizimya. Ndati ndabizi ariko ntacyo wambwira nkajya ngufasha. Robinson ati Kimi ko ni mashini se hari ikintu biziho? Ndati cyane, ngira ushaka ngufashe iki? Robinson ahera akamwereka ibintu ari gukora. Kimi nawe ajya kuri mashini, ibintu byose akabikora neza. Robinson arumirwa, akavuga ati Kimi ibi bintu wabyigiye? Ndati ndabizi, narize nyine. Nose wambona ukabona ntarize? Robinson biramucanga, gasa n'uhagurutse agasohoka akajya kureba mama we. Ndahamagara ati mama, ndatari ko se bitebyawe ko numva umpamagara cyane ubaye iki? Ndumva uhamagara nk'utabaza. Robinson ati mama, waba uzi Kimi warubizi ko yaba yarize? Ndati se nabibwirwa n'iki ko twamutoraguye atameze neza? Uriya mwana imyaka tumaranye nawe hano, urabizi njye mukunda nk'umukobwa wanjye, kandi namwe ntekereza ko mumukunda nka mushiki wanjye. Ibyo ko yize rero simbizi, twamubonye akuze sinzi rero. Robinson ati mama, ukuntu ari umuhanga kuri computer, mweretse ibintu nari ndi gukora arabikoze, kandi nta kintu n'iki na kimwe kimunaniye. Ahubwo se gute yicaye ahangaha tutamushakira akazi? Ndati ndekera umwana, uramujyana he kuri urugo ntacyo rubuze, dufite buri kimwe. Robinson atari ko mama twamuhereza akazi muri company yacu, basi reka tumugire secretary, ambere secretary. Ndati reka rero nkubwire Robinson, niba akazi kakunaniye shaka undi mukozi undekere Kimi. Umwana wanjye uramujyana he? Ndatari ko se mama, niba ari uko wabyaye abahungu gusa nta mukobwa wabyaye, kuva Kimi yaza muri uru rugo Kimi yabaye Kimi. Ndati none so what? Mama ndabizi pe, Kimi uramukunda, ntarubwo ndusha gukunda Kimi. Ndati none ibyo kuba umukunda ntago bindeba, niba umukeneye uzajya umusanga hano, niba ukeneye kaguhora iruhande ubwo nyine jya ujya mu kazi ukora igihe gitoya, andi masaha uzuba uri kumwe nawe hano mu rugo. Kampani niyo yujuje abakozi, niyo utakajyamo kakorwa. Robinson utakoze mama, basi uranyemereye Kimi njye mutwara dutemberane? Ndatumujyana hariko ntago uzigera unkurira hano umwana, ubwo yongeye guhura n'ibibazo nk'ibyahuye nabyo uramenye di. Reka sinshobora kukwemerera pe, nanjye ubwanjye iyo mureba mba numva nishimye, ndamureba nkamubonamo rwose umukobwa wanjye, kandi Kimi ni umukobwa wanjye. Robinson ati okay, njye narinje kukwisabira kuko mbonye Kimi ari umuhanga. Tuve aho ngaho kuri Robinson ndetse na mama wabo na Kimi, twigarukire kuri Nimurata ndetse na Lucas.
Lucas rero abyuka asanga aryamye mu cyumba, aritegereza akareba, akabona ahantu ari ntabwo ahazi. Mu kureba imbere ye akabona nyine ari mu cyumba atazi, umurati w'aba ari hanze, mu mutima ari kwibaza avuga ati Mana, ni ubwa mbere nabona umusore agakangara amarangamutima yanjye, ni ubwa mbere nahura n'umusore nkumva muri njye ndi kuguma mutekerezaho. Ubundi Lucas ni muntu ki? Duhuye mu buryo ntatekerezaga, mu buryo ntari nateguye, ariko none Mana, umutima wanjye ndumva ntatuje, ndumva namukunze, ndumva namuguma iruhande, ariko nanone afite agahinda ntazi ngo agaterwa n'iki. Mana, wazangirira neza, wazambyara ukangirira neza, wazampa umugisha, nuko uyu musore wazamuma nk'umugabo wanjye, waba ungiriye neza pe. Njye ni Murad, ni ubwa mbere nahura n'umuntu ari ubwa mbere mu buzima bwanjye, akanyeganyega ndetse akanyeganyeza inguni z'umutima wanjye, marangamutima yanjye yose agasa n'uyatwaye, akaba yibereye iwe. Ari kwibaza ibyo byose, ajya kubona akabona Lucas amugezeho. Lucas atangira kumubaza ati hano turi ni he? Ni Murad. Aha hantu wanzanye ni he? Ni Murad aseka areba Lucas mu maso, amureba ukuntu indoro idasanzwe, aramubwira ati Lucas, wambabarira ukanyizera by'igihe njye nawe tukaba turi kumwe hano nkagufasha kukwitaho. Inkuru yacu reka tuyisubikira ahangaha. Ese Lucas araza kubyemera aba ari kumwe na Murad amwiteho? Naramuka abyemeye se akazisanga Murad amukunda, ahazagera aho ngaho amukunde amwibagiza umugore we Jinta? Ese noneho Lucas yaba agiye guhura n'urundi rukundo rw'ubuzima ku buryo azahera ko yibagirwa Jinta akaba yakongera gukunda? Byose ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni ngiye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.